Niyobosco Yes. kuko ni inshuti yanjye buriya ahari ndanamusuhuje Niyobosco ya Aho iyo urenze nturenze cyangwa se iyo ushimye ntushimagisa aho ntujya ubona ishita maze ukajugunya n'urwo wari wambaye. Niyobosco muraziranye mu buzima busanzwe? okay mu buzima busanzwe twari tuziranye. Mwari muziranye? Yes. Ubwo ni ryari ni he? Okay ni mu bwana bwanjye sibyo kuko urumva nize amashuri ndi umwana ya rero nyine twize hamwe sibyo. Mwize ku kigo kimwe? Ya twize hamwe amashuri amwe. Buriya umuntu siwe ntwari ya mbere ahubwo Imana niyo ntwari ya mbere. Vugishije umwirongikane turira umukomere icumbi ribaye amayobera amapfa shintebe abahinduye benshi mu bihe bikomeye igihe yanyibutse ijoro ry'umuruho nari meze utagira ingano naseta ibirenge ngo ngere ku iriba naririmbaga iz'urukumbuzi tariki ya mbere kwa munani nibwo wambwiye iyo akazina kawe kukubura umwanya muto ni nko gusongera ku rupfu. Yes, of course, your boy Benovio kabuti nyine ubwite uko bisanzwe hano ni kuri Vibes TV. Vibes TV rero nkuko bisanzwe turagenda tukegera ibyamamare cyangwa se abanyempano batandukanye. Aha turi ni Nyamirambo kurya nyuma. Niho tugiye gusanga uyu muntu muri kuri kamera zanyu aho agiye kutwereka ubuhanga afite mu gucuranga ndetse no kuririmba ndetse n'umuhanzi uri gukubizamo neza cyane dore ko afite n'indirimbo hanze cyangwa se mwe mwiti imizigo mu mvugo zanyu za gisani. Reka dutangiye tukwakira. Ya murakoze cyane. Meze biteri? Sawa cyane. Amazina nyakuri ni ayahe? Amazina y'ababyeyi ni Harindintwari Eric. Harindintwari Eric. Yeah. Mu muziki ukoresha yahe? Naho mu muziki nkoresha amazina yitwa Hero Eric. Hero? Yes. Kuki wise Hero? Urumva Hero Eric. Benambe nafatiye ku mazina y'ababyeyi. Nanabashimira urumva banyise amazina meza kandi baravuga ngo n'ubundi izina ni ryo muntu. Urumva ushaka kuzaba intwari? Ahubwo sinzi niba wenda se umuntu ayibara uko ngo yapfuye. Ndi kumva n'aka kanya ndiyo. No n'aka kanya riyo. Buriya ubutwari ni iki? Ubutwari ni ibikorwa byiza umuntu akora. Ibikorwa byiza byagiriye akamaro sosiyete cyangwa se bigira akamaro sosiyete. Rero urumva yuko niba ubutwari ari icyo ngicyo ni icyubahiro nyine ahabwa ndetse n'iryo zina ahabwa kubwo ibyo bikorwa akora bidasanzwe birimo urukundo byubaka sosiyete. Kandi nanjye ndabikora. Yes. Hari n'abandi babikora. Ubu hari umuntu akubwiye yuko ari intwari kandi ntabwo waneriwe. Oya abantu b'intwari bo babaho. Wenda ushobora kuba wakambara uwo mudari nyuma yuko nyine wenda umaje kwitaba Imana ariko nyine n'ubundi abantu b'intwari baba bahari. Yaba bahari. Kuko ndetse n'ibikorwa by'ubutwari babigikorwa. Wenda ndabanza nkujustifio gatoya uyu Eric murebe imbere yanyu abana n'ubumuga bwo kutabona. Ese ni gute ushobora gucuranga nk'uko urimo gukora ku mirya ya gitari utabasha kureba aho ngo umenye ngo ndafata rino nota? Ya mfite ubumuga bwo
bwo kutabona ntabwo mbana ntabwo sibyo sorry gato kubera yuko wenda ni na byiza abanyarwanda nabo basobanukirwe neza impamvu nyine ibyo bintu bitandukanira mu mivugire aho bitandukaniye bivuze ngo umuntu abana n'ikintu yishimiye yes ubu iyo ufite umugore muba mubana nyine baramushatse ariko iyo umugaye urumva ntabwo ari ikintu barikururiye rero ubu ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa ufite ubumuga ntabwo ubana nabwo wenda abantu batwihanganiraho gato yaba ari imvugo wenda umuntu atabashije kunonosora neza ni uguhugura none byaje ukuze cyangwa byaje n'ubundi uri umwana guhera mu bwana guhera mu bwana nkikiri mutoya kuko n'ababyeyi banjye nabo byarabaye iyobeye gusa nyine nkikibasha kumenya ubwenge nabwiwe n'ababyeyi yuko nyine mfite ubumuga bw'amaso nawe nkumva simbyemera ese gute ntabona ubundi ariko nyuma aho nje kumenya nyine ubwenge neza nsanga nanabona kuko impamvu nabivuga gutyo burya kubona kwa mbere kubona kwa nyako ni umutima naho aya maso nyine y'inyuma kenshi hari n'igihe agushuka ariko ni gakeya yuko umutima wagushuka rero umutima ni wo ingenzi iyo umutima ubona sibyo niyo mpamvu ari uko mbatese ibintu ubundi ubikora gute ndi kurebaho wapi ubwo nanjye yes reka tuba tubakubitiraho akantu mbabara cyane burya umuntu urimo kubona wenda murimo muravuga amagambo ufite gitari gutya wenda ashobora kuba yumva muri background arimo akantu k'akaziki ariko nyine abashaka no kugira ngo yumve ese uyu muntu acuranga gute aririmba gute bandushishiza akaririmbo yaba muzawe cyangwa se n'izindi tu njye ntabwo ndi buguhere imiti reka nangize aka karirimbo ni aka gospel turaza kubasangiza indirimbo zigiye zitandukanye ndibaza abadukurikiye baraza kwishima yes niriye zina riruta ayandi rifite ubutwari n'ububasha bwo gukiza indwara z'imitima no gukiza indwara z'imibiri zina ridasanzwe zina rihebuje ni Yesu zina ridasanzwe zina rihebuje Yesu niwe zina rihebuje ritanga amahoro n'umunezero no mu mwijima wo muri iyi si ritumurikira buri munsi ntarindi zina ridasanzwe zina rihebuje ni Yesu zina ridasanzwe zina rihebuje ni Yesu zina ridasanzwe zina rihebuje ni Yesu ni Yesu zina ridasanzwe zina rihebuje ni Yesu murakoze cyane murashobora kujya no mu mwuka bivuze ngo no mu ndirimbo nkora zanjye bwite harimo na gospel hari igihe ngenda hariya naririmba nko mu rusengero bisanzwe ngiye gushima Imana n'urugero nkumva benshi barakijijwe nkumva nanjye binkoze ku mutima usengera agana nsengera muri ADPR yes inaha ku Kitabe cyangwa wenda
okay hano kuko ntaramara iminsi myinshi cyane ntabwo nari nabasha kujya guterana ariko gusa guhimbaza Imana byo mbihoramo. Oya gusenga n'ubundi abari mu mutima ntabwo ari ngombwa mu rusengero gusa, ahubwo wenda no ko umuntu aba afite amatsiko avuga ati se deje ubundi reka twinjiye muri background, ubundi ukomoka he, uvuka he, ni wenda naho ushobora kuwusanga urwo rusengero usengeramo, wasangiza abadukurikiye. Yes, bivuze ngo ku ivuko ni mu karere ka Karongi, umurenge wa Rubengera, akagari ka Gitwa, umudugudu wa Kibande. Ku ifishi neza na nimero y'urugo ubu yibabwiye. Nibamenya mu mudugudu wundi bazahita bamenya ati uyu muhungu w'umuhitinzi w'umucuranzi dore atuye aha n'aha. Rero urumva aho ngaho niho nuruka, bari benshi muri karitsiye badukurikiye. None umuziki utangiye ryari? Muziki utangira gute? Urumva deja muri wowe kuko wenda impano wenda umuntu arayivukana, ariko wamenye ryari ko ufite impano? None nabimenye nyiri umwana, nabimenye nyiri umwana cyane kubera yuko n'ababyeyi bambwiraga yuko nyiri umwana ntaranabasha kuvuga, iyo bacurangaga radiyo haciyemo indirimbo, ariko bakaba bayijimije, nasigaraga iminwa nyine iri kumuvinga nk'umuntu yumvamo umuziki. Ariko noneho aho mbashije gutobora noneho nkavuga, nyine y'amezi y'umwana avugiraho yageze, nibwo noneho n'ubundi bazimyaga radiyo, noneho ya minwa yamuvingaga igihe ntari mbasha kuvuga igihe kitaragera, noneho bazimya radiyo kuko urumva ndi gutobora noneho nkabasha nkavuga, ngasigara noneho ndirimba ya ndirimbo iri muri radiyo. Yari iri muri radiyo nyiri umwana w'imyaka mikeya cyane. Ni nabwo wizeye gucuranga gitari? Bivuze ngo gitari yo nayigiye ku ishuri, aho nize primary ndetse na secondary. Nanashimira umuntu wabifashijemo cyane, kuko buriya sinjya nibagirwa umuntu wangiriye ineza, kuko buriya n'uwangiriye nawe sinjya mwibaza aho ntandukaniye, sibyo? Buri kimwe cyose nyine kiranyigisha. Muyo no mu byiza tuba tugomba gushima. Wangiriye inabi nawe ndamushima. Yes, inako ijambo ry'Imana rivuga. Biranyigisha kuko binyigisha kumwiga ndetse no kumva yuko ibyo yangiriye nawe si kandi si ngombwa ko namwitura, ahubwo ibiri opposite y'ibyo yakoze. Yes, rero yananashimira nyine uwo nguwo wamfashije, bamwita Niyonzima Lick. Yari umunyeshuri nawe yaje kwakomereza amashuri yisumbuye, asanga ndi umwana muto cyane, asanga ku ishuri nyine n'ubundi kuko talent niyo mu butoya, asanga n'undi ndirimba nkora udukorasi. Director nawe mushimira w'icyo gihe wari uhari, bita Director Peter Ryayo, yarankundaga cyane, agakunda gukoresha talent yanjye cyane mu kigo, haba ari mbere y'uko akoresha inama, ajya kuri podium, buranavugiye muri mic kera. Reka je niyo mpamvu numva ufite speech kaza, kandi banakambaza ati ariko birayo bigeraho gute, zuko rika fashe mic kiri umwana ukumva ni ibintu byata. Ariko urumva uwo mu director nawe yarapushinze yashyizeho ibuye rye. Yes, agerageza kuzamura impano nyine nanone muri njyewe yarindimo. Nkora rero nkunze gukora umuziki, noneho mbihuje no gufasha bwa Niyonzima Lick. Noneho arambwira ati uzi kuririmba, yabyiza nkwigishije na gitari. Yanyigisha inota ngarifata muye n'icyo guhumbya ugereranyije n'abandi twiganaga, abati uri talented somehow. Noneho rero iyo gitari ihera ko noneho nyigira inshuti cyane, kuko nakundaga mu matwi yanjye, nakundaga no mu mutwe wanjye nyine kumva amajwi y'igicurangisho runaka cya muzikali. Rero ubwo ngubwo gitari nayo imfasha muri ubwo buryo. Yes, hari ikindi gicurangisho wigeze wiga gucuranga? Yes,
nize piano nubwo wenda se ntabonye umuntu yinyigisha cyane kuko wari uhari yahise asoza kuko urumva iyi gitari cyazo ubumenyi bwo gucuranga byose nabikuye ku ishuri none ku ishuri wigaga ibiki? Ku ishuri nko muri section nize section yitwa Hege aho burano muri history bura ntago uzi ikibazo yongeye kukubaza uze ngo history economics and geography kandi narabyumvaga cyane niyo nonge ndi kwibaza ukuntu ibyo bintu wabiburukaga urumva urabona kwiga habaho ibintu byo gusoma amakaye ugasanga umuntu afite ibitabo reka sinakubwira yagiye muri natire wewe wabibasha gute urumva uri kwiga n'abantu ari kureba wenda ibyo mwarimu yanditse ku kibaho agafata na note ndagira ngo nsangize kubwo buzima bwo kuba mu ishuri udafata note bimeze biti? Okay. Mise mbe komprima ngo ntago wafataga note ntago mbizi. Right komprimiye n'ibyakwiye komprimwa. Kuko note narazifataga. Nazifataga gusa ntangira kuvuga kuri icyo kibazo rumbajije natangira nshimira na leta y'u Rwanda kubwo ubushobozi ndetse n'imbaraga idasiba gushyiraho uburezi budaheza rero kubera leta y'u Rwanda ndetse no kubwo umuntu washinze za gatagara zose ziri mu Rwanda bamwita Imana arazwi cyane yajya abaho no munsi wo nyine wo kumwibuka yitabye Imana bamwita Imana rero izo za gatagara yashinze harimo noneho ishami rya gatagara nyine imwe nizeho aho ngaho rero higa abanyeshuri cyangwa se abanyarwanda cyangwa se abanyeshuri nyine bafite ubumuga bwo kutabona rero niba higa abanyeshuri benshi cyane bafite ubumuga bwo kutabona urumva yuko ni ikigo special ku buryo ibikoresho biba bihari iby'ibanze bivuze ngo wenda ku muntu utari wabona imyigire y'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona dukoresha inyandiko yitwa Braille iyo nyandiko yitwa Braille wenda nyivuzeho nanone ho gato cyane oya ugomba kubasobanurira iyo nyandiko yitwa Braille yazanywe ku isi n'umuntu witwa Louis Braille urumva yuko anayitirira rero iyo nyandiko ukuntu iba imeze ku muntu wenda utabizi neza cyangwa se kuwayibona nyine mu buryo bwo kumusobanura mu buryo bworoheje umuntu utasanzwe yizi yayifata nk'utudomo soma arasoma akozaho ibiga intoki akabyumva somesha intoki kana haba hari urupapuro rwabugenewe hakaba hari n'imashini yabugenewe yabugenewe hanyuma nkashyiramo urwo rupapuro none iyo mashini bifite buto zigiye zitandukanye buto numerique esheshatu ku buryo tuvuge buri nyuguti iyo ari yo yose hari ukuntu iba iri structured muri izo buto esheshatu nakubwiye wenda tuvuge niba ari buto 1 iyo nyikanzeho nkaba nanditse nyine mu kadomo ka mbere mba nanditse A none wenda niba nkanze buto ya mbere n'iya kabiri nanditse B bivuze ngo inyuguti zose zibaho nyine nawe wandika zibarizwa muri izo buto bitewe n'uburyo wakanze buto iyi n'iriya bitewe n'uko byabaye structured nyine byaremwe na wa muntu nabwiye witwa Louis Braille rero kubera izo mpamvu urumva yuko rero gufata note hanyuma bari hariya akavuga urumva niba ari kuvuga ndi kumwumva hanyuma natwe uko aspikinga cyangwa uko spellinga no natwe tugira ute mwandika note turabita embosa aho zicapa note cyangwa se aho zandika note
nyinshi cyane mu gihe gito cyane. Yes. Yeah. Ari nazo zifashishwa muri Neza kuko ubu ngo ntabwo bikiri ahari rebo yabaye Neza. Yes. Aho Neza ibyifashisha n'ubundi mu kwimprima ibizamini nationali ko n'undi dukora ibizamini bimwe neza nk'iby'abandi kuko n'ubundi n'integanya nyigisho ibarimwe amasaha baramwe urebye nyine aho biba bitandukaniye ni inyandiko no buryo mufatamo note cyangwa se uburyo mwiga ariko noneho ICT nikomeza igatera imbere ndabasha no gukoresha noza computer ese wa mugani nk'ubu ngubu wa mugani ubonye nk'akazi muri leta wenda ukabona akazi biri bugusabe neza ko wenda nta hantu uraba uri mu bantu bari normale weho uba wumva wagakora gute wakoresha imashini wenda laptop ukabasha kuyikoresha nese hari n'abayobozi benshi hari n'abarimu benshi cyane bakora akazi ka leta ariko bafite ubumuga bwo kutabona bivuze ngo ubundi disability isn't inability bivuze ngo kubera ya ICT nakubwiye ngire ngo uzi akamaro ka ICT mbere na mbere ituma akazi kaba very easy koroha rero kubera ICT ndabasha gukoresha computer nese ubu ntiwabonye ndi gukoresha telefone nanjye byancu ahubwo turaza no kubaha nimero yawe bajya banakwandikira kuri WhatsApp bivuze ngo rero kubera ICT wenda nk'uburyo dukoreshamo computer n'urugero cyangwa se izi smartphone hari application ivuga ku buryo umuntu ayestara muri iyo wenda muri iyo telefone cyangwa se no mu mashini yajyamo muri computer none ku buryo buri programme yose uyikoresheje buri gikorwa icyo ari cyo cyose ukoresheje iyo device yawe icyo gikoresho cyawe aho noneho ngewe igikorwa cyose kiri kuyikorerwaho ndi kuyikoresha igikora ivuga niba ndi kwandika nyine iravuga niba ngiye gusevinga irabimbwira nyine bitewe n'uburyo mba narize ndabasha nyine kuba nagira wamenya gukominikana nabyo hari na benshi bagakora ese hari abadepite hari umudepite utabona ufite ubumuga bwo kutabona muri NPC hari muri NPC ishami rya NPSA hari benshi cyane bafite ubumuga bwo kutabona none ubwo ngubwo wenda uradusobanuriye uba wumva wenda kwiga bitaba compliqué nkuko ndumva ari nko kwiga technique ukiga wenda na science nkaho noneho ndumva wanzo kiga technique yo gukoresha ibyo bintu then ukiga na science wenda imbogamizi ziba zihari cyase aho byakubera imbogamizi kereka wageze ahatari ibyo bikoresho nyine byibanze niho bishobora kukugora ariko urumva iyo wageze mu kigo nk'icyo gifite ibikoresho by'ibanze ntabwo nyine uko bikugora ni nk'uko nawe byakugoye ujya mu wa mbere primary bikakugora gufata bike kaboneka naho muhera guhera muri primaire tu paka secondaire bikakugora gufata bike gusa hari n'igihe umuntu aba yarize mu bigo bisanzwe yarize nyine muri situation wenda zikomeye ariko yatsinda akoze P6 cyangwa se troncome agahita ajya mu ibyo bigo byanyu agahita ibyiti byacu ntekereza ko undi muntu sureba reka nkwereke wenda twe kubigira ibintu bya brag ntekereza ko undi muntu wenda nkanjye wenda nize wenda veterinary tu niga nzi gufata ikaramu nkandika ariko ntekereza ko nje iwanyu nshobora no kuzajya mbona 0 kuko ku munota wa mbere niko byagenda ariko mu mezi makeya waba umaze kwiga ya nyandiko yitwa kwiupdate ariko niyo ufite ubumuga bwo kutabona ushobora kuhiga nyine ufite ubumuga ariko wenda se budakabije cyane nyine ufite wenda ubasha gusoma inyandiko y'ababona ariko wenda bikugora kureba mu ngano nini mu ntera nini ushobora kuba nanone wakiga kuri icyo kigo kuko
udakoresheje iyo braille bakwemprimira nyine bisanzwe wenda bakongera size ariko ahanini nka 99.9% ni braille ikoreshwa. Yes. Wenda ubwo n'ubuzima twe turimo ducamo wenda bwari ku ishuri ngira ngo wenda turashimire n'abantu baba baratekereje ku icyo kintu akavuga ati umwana wese agomba kwiga akagira n'ubwenge. Ese kugira ngo wenda duse nk'aba tubicumbikiyeho gakeya hari kaminuza ihari mushobora kwigamo n'ubundi? Yes, nkuko nta makuru dufite. Kaminuza yo ni zimwe URS n'uyizo ndabizi nyine tu nanjye ubwo nanibajije kuntu ugera nka hariya ukabasha kwiga kandi urumva system warizemo itandukanye n'iyabandi. Urumva system ntabwo itandukanye, amasomo ni adatandukanye ariko system y'uburyo mufata ibintu inyandiko wenda ni itandukanye ariko nkuko nabikubwiye n'ubundi sinzi yuko natangiye nshimira leta y'u Rwanda. Rero leta y'u Rwanda ntabwo yashyize imbaraga gusa wenda muri secondary schools ahubwo no muri kaminuza hari imbaraga nyinshi zayo yahashyize aho aba professors cyangwa abarimu bagiye batandukanye bigisha muri kaminuza baba bafite skills zo gufasha n'ubundi n'umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose kandi harimo n'ubwo kutabona. Rero muri UR nesungu sinabonye Bruce. Nabonye Bruce. Congratulations. Muri exit naranayujije by the way. Narayujije. Ko numva ari ibintu birenze. Kandi nagaru urwenya. Nagaru urwenya kuko uraza no kubireba. Uraza kurenda kuza kuguhereza noza zanjye uzirebe sibyo. Rero muri UR n'ubundi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda abarimu abenshi haba ari uburyo nyine bwo kudufasha. Urumva ufite gahunda yo kuzajya kwiga kaminuza? Icyambere burya n'ubumenyi. Ariko hari n'ubundi ubusa nk'uwagereye mu buzima busanzwe n'ubundi wabifite no mu busanzwe kuko ntago byambuza n'undi kubyaza umusaruro my talent. Reka twongeye tubakubitira kandi karirimbo. Nabonye yo bibanze ku ndirimbo z'Imana sinzi wenda turajya tubwira abantu ko z'Imana gusa kuko ubu turi gutaramira abanyarwanda hari abakunda iz'Imana hari abakunda Sakira hari abakunda indirimbo zisanzwe zitanga ubutumwa mu bundi buryo busanzwe kandi n'ubundi kumva umuziki ntago najogoye kuko buri abahanzi benshi mfite icyo mbigira. Rero hari ndaje wenda kiremo itandukano nta kibazo hanyuma mbe naririmba n'akaririmbo gatandukanye wenda se niyo naririmbye mbere nta kibazo cyane. Ugiye kudukubitira indirimbo ebyiri zitandukanye? Natangira se nta kibazo. Arakaririmbo abanyarwanda bakunze cyane ka Meddy kitwa ntawamusimbura. Umusuhuze naho yibereye. Yabo ngo ibyo byose nabaratwumva. Tariki ya mbere y'ukwa munani nibwo wambwiye akazina kawe kukubura umwanya muto ni nko gusogongera k'urupfu umunezero maze biramperekeza uri ikifuzo cy'umutima gikomeye ntacyanshekura mu kwibagirwa uwo nkunda najyaga numva ko wahindutseyo gaho wagiye wahiriweyo ufite amafaranga ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko ngo urukundo nirurushya numubona samumenya ntawamusimbura ibyo
uha agaciro uyu munsi nuko ari ibyo ubasha kubona ikangukikiriza umutima urabe maso Gasaro natoye wirukira ugusiga ugasiga ugusanga ugakinishe mutima wundi na waba afite uwamukunda gihe cy'isasa twarwe n'abandi batari wowe nshekura ukwibagiwe uwo nkunda najyaga numva wahindutseyo gaho wagiye wahiriwe ufite amafaranga ariko nta mutima kuba kera nkiri muto mama yambwiye ko urukundo ntirurushya numubona samumenya nawamusimbura umutima wawe nawamusimbura umukunzi wawe nawamusimbura abadukurikiye nawabasimbura abakunzi ba Hero nawabasimbura iyo ndabakunda nawabasimbura iyo nawabasimbura iyo nawabasimbura uraba ingenzi nawabasimbura iyo ni Hero Eric ya murakoze cyane bakomereza ushaka kwita kandi reka ndirimbe akaririmbo ka Niyobosco kuko ni inshuti yanjye buriya nashaka no kumukubazaho ubundi Niyobosco ntabwo muziranye buriya kabanze ndirimbe ntaribi akaririmbo kitwa ubigenza ute benshi barakamenya ahari najyaga numva n'umwana uri mu mpetso akaririmba nawe yamuzamuye ahari ndanamusuje Niyobosco ndadusuze nawe mayimpa nubwo batagikorana ndabizi birabageraho cyangwa si iyo ushimye ntushimagisa aho n'ujya ishita maze ukajugunya n'urwo wari wambaye bwira aho niwishimisha ukarenza urugero bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura ari ihurizo ko mbona iyi si tutapfuna mu bisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho n'isi kuzatura nk'umusozi mbwira ubwo ntiwibwira ko wagezeyo maze ukihenura kubo wasize kandi ukirwana kugeza utakiriho ubigenza ute mbwira ubigenza ute iyo mbwira ubigenza ute ujya
wibuka kubambisa ndakurura kandi k'icyo wabibyara icyo usarura aho nuryoherwa n'ibisharira bityo kubaho bikakurambira ese utekereza nyuma yo kuvuga cyangwa se uvuga nyuma yo gutekereza byibusese ubyawisunga rurema bakwigishe igira ishuri ry'ubuzima nyemerera twigane ko mbona iyi si tutapfuna bubisi wowe iyo wibonye ukora iki aho ntuzi kuzatura nk'umusozi bwira ubwo ntiwibwira ko wagezeyo maze ukihenura kubo wasiseyo kandi ukirwana kugeza utakiriho ubigenza ute umbwira ubigenza ute iyo wowe utwumva ubigenza ute aya Niyobosco ubigenza ute imbwira ubigenza ute Onihiro Eric ndabakunda. Yes. Yeah. Umaje kudukubitira akarimbo ka Niyobosco. Yes, ubigenza ute? Ubigenza ute? Niyobosco muraziranye mu buzima busanzwe? Okay. Mu buzima busanzwe twari tuziranye. Mwari muziranye? Yes. Ubwo ni ryari nihe? Okay. Okay. Ni mu bwana bwanjye sibyo? Kuko urumva nize amashuri ndi umwana. Ya rero nyine twize hamwe sibyo? Mwize ku kigo kimwe? Ya twize hamwe amashuri amwe runaka nyine twayize hamwe. Nubwo hari aho yageze nyine wenda agahita yimukira ku kindi kigo. Yes. Ya akajya kurangiriza ku kindi kigo. Ya ariko urumva umuntu mwiganye primary, yes, secondary igice kinini muhamuziranye ku buzima bwinshi. Yes, umuntu cyabasha gukominikana bivuze ngo muri ubwo buzima nyine navuga nyine twadusangiye harimo n'ubundi n'ubw'inganzo no gucuranga. Yes. Already yes. Ni handi twahuriraga wenda muri korali imwe tugahimba indirimbo nyine za korali. Muraziranye byatari ashyiraho ibitekerezo cyangwa nkabishyiraho ayobora korali nanjye wenda se akaba ari dirija n'urugero akaba ari dirija njye ni perezida akaba ari dirija wari perezida uva rero Niyobosco nyine twarabanye kandi tubana neza. Yes. Yes. Nyende kubaza uwo mubano urakomeje n'umura cyavugana cyangwa wenda kuko ari gihe umuntu staringa akibagirwa abandi bibaho? Sinavuga yuko wenda yanyibagiwe kuko nigize nyine nigize kora simu swap mba ntakaje nimero ye. Ya rero gusa ntabwo twabasha kuvugana wenda nyuma cyane. Ariko nari biriri hagati yanjye nawe Niyobosco kuko urumva ni n'umuntu mfatiraho urugero. Yes. Nk'umuntu wenda waje mukuru muri muzike wenda akaba ari mukuru wawe muri muzike. Yes. Hari ibintu byinshi ugomba kumureberaho. Ya urumva yangira n'inama kuko birumvikana yuko ni nkuko baba bageze mu muhanda ariko aribwo bwa mbere ukiwucamo. Yes. Nono akwereka uburyo bawutambuka. Yes, akaba hari umuntu wakubanjirije imbere ushobora kugusinyara cyangwa akakwakiriza ikinyoteri. Yes. Ati hano imbere bimeze gutya. Rero urumva ni umuntu nyine winjiye muri industry ya music imbere yanjye. Yes. Biranamuhira by the way. Biranamuhira.
n'Imana ikomeze mufashe aho ari n'ibyo ari gukora. Ya rero urumva yuko Niyobosco ni sawa turaziranye. Yes, gira ubutumwa umuhereza kuko byanga byakunda burya ikiganiro social media niwe wavuze ati umuntu wazanye IST ibintu byaje kuryoha. Ndakeka kuri social media umuntu atabura ukuntu amuhereza ubutumwa bwawe. Ya bivuze ngo Niyobosco ahari ya n'ubundi ndakomeza kumwifuriza ihirwe nk'uko nari mwifurizaga n'ubundi tubana cyangwa se akinajya none muri industry ya musique. Yes. Ya rero aho Niyobosco ari yumve yuko n'ubundi ndamukunda kuko twabanye muri byinshi. Yes. Ya kandi yangiriye inama mu buryo bushoboka, twajyaga inama mu buryo bushoboka, binatuma nyine tudateseka. Burya hari benshi batangira amashuri ariko niba yasoza. Yes. Ariko kuba twarabashije nyine kubigendamo neza harimo n'ubufatanye bwanjye nawe. Yes. Yes. Rero ahari nakomeza yagejuru brother mwiza. Reka tumubwire nawe niba ari ikintu aba yagufasha ku nganzo yawe, reka tubyongere tubishumangiye tuvuge ngo Niyobosco nari ikintu wamufasha, egera hero umufashe kuko nawe urugendo arimo ntiwabura ikintu umufasha. Wenda ubufasha si ubw'amafaranga gusa, ashobora kwereka inzira yo gucamo, afite channel wenda yes afite n'amaca n'ababoostinga, hari ukuntu wasora akarimba kagapininga akagusharinga community ye, abantu biwe bakamenya hero ni umuntu ki cyangwa se kandi n'abakunzi ubwo ba Niyobosco. Yes. Urumva burya bavuga ngo yuri inshuti n'umuntu akenshi ubwo n'inshuti ze n'inshuti zawe. Yes, 90% kuko n'ubundi niba inshuti n'umuntu inshuti ze 90% muragendana. Yes. Kuko mba muhura kenshi gashoboka. Yes. Niba ari ikintu yagufasha abagomba kwitagira gutabikurikirana. So reka twigarukire ku muziki wawe ko wenda agace ka mbere twari turimo tuganira ku bijyanye n'ubuzima, hero n'umuntu ki, abantu benshi wenda bazagenda babyumva mu biganiro bitandukanye kuko wenda si ubwa mbere uje uzaza kuri Vibes TV, si n'ubwa mbere uzakora wenda muri media yo mu Rwanda kuko byanga byakunda. Nabonye za MI zarago hostinze, isibo zarago hostinze, za Dream uzakomeza nta gucika intege kuko uba ugomba gukomeza ugahanyanyaza ahantu hose. Mbese uba ugomba kugera kure bishoboka. Twigarukire ku muziki wawe, urabona imbogamizi zo gukora umuziki ni izihe ndegura nazo? Imbogamizi mfite ni ukubona support yo gukora production. Yes. Yaba mu buryo bwa audio. Yes. Ndetse no mu buryo bwa video. Yes. Kuko nubwo nasohoye indirimbo wenda turaza no kugira umwanya wo kuyivugaho cyangwa no kuyumvisha abanyarwanda. Yes. Nayisohoye ariko nta management mfite. Nta management. Gusa ari mba ndi gusobanura nkumva abadukurikiye nababwira byinshi. Reka tubanze twumve ko iyo ndirimbo ubundi tugaruke mu kanya. Hero Eric na 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 ibiri hanze nagahoma munwa rukundo rwabaye ubutunzi ujya gukundana n'umuntu shingiro rikaba imitungo utese waba ufite umushahara ungana iki ku kwezi akakubaza utese waba ufite imiduga ingana iki mu muhanda utese waba ufite amagorofa angana iki muri uyu murwa nagahoma munwa nagahoma munwa nagahoma munwa hey nagahoma munwa nagahoma munwa nagahoma munwa ariko ni ufite umukunzi w'ukuri byugishimira kuko bibaho gake kuko benshi b'iki gihe bakurikira ubutunzi nagahoma munwa nagahoma munwa nagahoma munwa iby'inkondo z'iki gihe nagahoma munwa nagahoma munwa nagahoma munwa ariko ni ufite umukunzi w'ukuri
byishimira kuko bibaho gake kuko benshi b'iki gihe bakurikira ubutunzi n'agahomamunwa 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 hey n'agahomamunwa 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 hey n'agahomamunwa musaza nawe mama n'agahomamunwa unyumvire hey n'agahoma yewe pa nawe simple n'agahomamunwa unyumvire iby'iki gihe ni ufite umukunzi w'ukuri byishimira kuko bibaho gake kuko benshi b'iki gihe bakurikira ubutunzi n'agahomamunwa 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 hey n'agahomamunwa 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 ariko ni ufite umukunzi w'ukuri byishimira kuko bibaho gake kuko benshi b'iki gihe bakurikira ubutunzi n'agahomamunwa 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 hey n'agahomamunwa 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 hero Eric ibyingo ndozi iki gihe n'agahomamunwa n'agahomamunwa ya murakoze cyane cyangwa ikintu mba nshimye ni uburyo mwandika indirimbo ziba zirimo ubutumwa gusa nuko wenda umuntu ashobora gutangira yandika indirimbo zifite ubutumwa ugasanga nyuma wenda bivuyemo ese ubona biterwa n'iki cyangwa se ufite iyo mugambi mu kwandika kwawe umugambi wanjye n'ubundi ni uwo kwandika indirimbo zifite message zikomeza kubaka society yes zikomeza kubaka society zahindura umuntu kuko urumva nk'indirimbo se hari icyo yishinja urumva iri kwigisha ibyo byonyine lyrics niwe wazumva zonyine zitari na wenda muri instrumental urumva uririmba ati indirimbo nani impundo z'uyu munsi n'agahomamunwa zirimo ibintu byinshi gucana inyuma ariko ufite umukunzi w'ukuri ibyishimira urumva bibaho gakeya n'abatukurikiye babyumve umuntu wa ufite umukunzi w'ukuri abyishimira ko bibaho gake ese uba ufite umukunzi no ku muntu utamufite dore kuri wowe no ku muntu utamufite amwifurije yuko okay Hero Eric yifurije uwo muntu waba uri kutwumva waba udafite umukunzi cyangwa se waba udafite umukunzi w'ukuri yuko yazahirwa ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se wenda akamusengera umukunzi nawe agahinduka none uba uramufite se icyo kibazo cyawe gusa mbere yuko nsubiza wenda kuri icyo ngicyo hari ibyo ngenderaho nkunda sibyo hari ibyo ngenderaho nkunda unyemere wenda ngusubize muri aya magambo mwaribe rero gusa uwo nakunda cyangwa uwo nkunda cyangwa se uwo nakunda sinzi wenda okay hari ibyo agomba kuba yujuje ntacyo byabitwaye none mbivuze nta kibazo kabisa mbe na mbere ni ubumuntu ni ubumuntu urukundo agira imbere muri we imitekerereze ejo he ari nyine vision ye ni iyi rero urumva binagendanye n'iyi ndirimbo nge ntabwo nita icyambe ntabwo ari imitungo yego ni ngombwa ariko ntabwo ariyo nimero ya mbere ahubwo nimero ya mbere ni ubumuntu kuko umuntu nibwo muntu rero kunzi umuntu byagendeye ku muntu sinzi ukuntu waba wahisemo kwera wenda kara kanyuzemo reka twigarukire ku muziki wawe mbere yuko wenda ducurangira ku ndirimbo yawe twari tumajije kuvuga ni izihe mbogamizi ubona uhura nazo imbogamizi ni za zindi nari ndi kuvuga kubona sapoti yamfasha kujya muri studio yaba ari audio cyangwa se video birangora cyane kuko nk'iyi ndirimbo nyine nasohoye agahomamunwa nayimaze kuririmba mu kanya nayisohoye ku
bwa saving nakoze kera wagiye ukora gake gake n'urubyiruko rw'u Rwanda ndushishikariza gukunda saving. Yes. Saving ntabwo bisaba ikintu gihambaye, yaba ari senkani yaba ari ijana, kuko ayo ngayo niyo nasaguraga njya ku ishuri buri gihembwe wenda uvuga uti nzakoramo indirimbo. Ndabanerekanya saving, ntawamenya uko ejo bizagenda. Gusa nanashimira ubufasha bw'umuhanzi witwa Simple Savior. Yes. Niwe nanone yashyizeho percentage nini cyane mu gukora audio. Nanone nshimira umuntu witwa Panda. Afite itangazamakuru cyitwa Panda TV show. Yes. Niwe wamfashije gukora video, harimo percentage nyine nini ye, ariko akivangamo na kaga saving. Na kaga saving urumva nyine ntago ari full package. Yes. Ariko n'ubundi kuri iki gihe n'ubundi baravuga ngo nyereka icyo ufite ngihereho. Yes. Rero niyo mpamvu nabimenye neza hakiri kare abigenza gutyo. Ifite n'amashusho. Ifite n'amashusho. Iri kuri YouTube channel iri kuri YouTube channel yanjye yitwa Hero Eric. Yes. Wenda reka hano tuhe dusobanura gatoya tugende ikintu tubwira abadukurikiye. Mw'abantu mwe bakunda umuziki nyarwanda aho waba uri hose ku isi, fasha Hero Eric kuko urabona ko afite impano yo kuririmba. Mufashe mu bushobozi bwawe ufite. Ushobora kuvuga uti se nkawe wenda uri kumusabira ubufasha weho ko nta kintu urimo kuvuga. Njyewe ndi byanjye sinibanga, mfite studio itunganya umuziki. Ariko ntago najya kuvuga ngo ndagufasha full. Ikintu cyo nashobora kwemera wenda ikintu kijyanye no kurikodinga mu bushobozi bwanjye mfite mu gihe utarabona management, njyewe ndambaye ngo hano kurikodingira, sibyo? Ubwo wenda mu gihe wakoze indirimbo yawe nabonye ndufite undi muvandimwe kugufasha ni Kigali, ndaza kumurangira dukora ni Kagugu. Bahazwi nko muri View Nation. Abantu benshi bahazi nk'umuntu wenda wazamuye umuhanzi bita Pirato Rwanda mu gihugu baramuzi umuraperi. Ubwo icyo navuga kuri ibyo ngibyo ngiye nkwemereye studio session for free. Ubwo no vuga ngo mu gihe ufite indirimbo yawe ushobora kuza tukaganira ukavuga nzaboneka igihe kiniki ukaza ugakora audio. Ubwo abandi nabo rero iryo ni tafari ngiye wenda mbashe kwemera mu gihe turabona management, habonetse umuntu wagufasha akaba yavuga ati ngiye ndaguhereza full, yaguhereza full wenda ubufasha buri full, cyangwa se hagize n'undi uza tukiyunga tukavuga ati wenda okay niba audio yabonetse hakenewe video, uwo nawe yaza akagira gute akatwiyungaho. Bishatse kuvuga ko ubwo ngubwo wenda nje kintu nabwira abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se n'abatarwumva bashobora kuzasobanuza bakabona impano yawe bakavuga ati nta muntu twamufashe iki. Wenda turaza kuza gutanga imyirondoro yawe neza, dushyiraho nimero ya telefone n'ama social media ukoresha, ariko reka wenda tuwe dukomeje. Indirimbo niyo yonyine ufite? Indirimbo izitari produce ni nyinshi cyane. Yes. Ni nyinshi cyane, numva nyine mu mutwe hari nyinshi cyane kuko banandika mu mutwe. Ariko kuri YouTube channel iyi ngiyi nitunganyije mu buryo bwuzuye, afite na video. Reka tubwire abantu bagende bayirebe, by the way bayirebe bayisharinge, kuko ari n'umuntu amuganura na wenda abantu wenda mufite ubumuga wenda bwo kutabona, ari igihe umuntu abona yambara rinete akagira ngo aranabona, ntabyiteho cyane. Ntabyiteho akavuga ati wenda akabicaho birenza amaso bya bindi by'amashyari yo muri showbiz. Ariko ikintu nababwira cyo ni kimwe, nibagushyigikire kabisa. Banyarukire kuri Hero Eric. Yes. Niyo YouTube channel yanjye, hari indirimbo yitwa Agahuma Munwa ifite video maze ibyumweru bikeya igiyeho. Yendi kubona na feedback nziza kuko niba na management mfite ngamaze kugwiza wenda subscribers zirenga 1000 ho gakeya. Urumva yuko ibyo byose hari ukuntu nyine talent yanjye igenda ikora ku mitima y'abantu. Yes. Rero mu by'ukuri kandi nabo ndabashimira cyane umuntu wari we wese uzagira uruhare rwo guteza imbere talent yanjye anyuze kuyireba se, kugukora share, kugukora subscribe cyangwa se comment no kuyipostinga, bajya bayipostinga. Yes. Abo bose nabagaciro cyane gakomeye. Yes. Wenda kujya cy'umuziki reka tube tugikomejeho gakeya. Twibaze se weho ubona uzakora gospel, uzakora indirimbo z'ubutumwa, uzakora sekira ujye mu bishego nk'abandi? Umuziki wo mu Rwanda sigaye wumva abantu werekeza ni mu bishego. Ndagira ngo wenda usobanurire abantu kugira ngo bamenye karase bagushyiramo. Bivuze ngo nge sinzakora igishego. Yes.
ntabwo nzakora igishego ahubwo nzakora indirimbo iyo ari yo yose yakubaka sosiyete nyarwanda. Bivuze ngo ntabwo nzakora indirimbo isenya sosiyete nyarwanda runaka. Indirimbo irimo urwango, indirimbo nyine isenya sosiyete runaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo intego yanjye mpamya neza yuko ari nawo umuhamagaro nyine Imana yampaye no mu kuma talent yanjye, no kubaka sosiyete nyarwanda cyangwa se na sosiyete y'ahandi, kuko ntabwo ari sosiyete nyarwanda gusa. Gusa wenda uravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, ariko nyine ntabwo twe dufite imipaka, ugomba no guhereza nabi mahanga. Rero ku muntu uri kumva talent yanjye, naririmba indirimbo neza, mu bukwe naharirimba, sibyo? Yewe hari n'abajya bantumira nubwo wenda se bitari cyane, dore yuko nta n'igihe nari namara cyane ku buryo namaze kumenyekana cyane. Buriya ikintu kiba kigoye ni uko wenda uri kure y'aha kazi, kuko wenda i Kigali ntekereza ko ahantu uri hakunda kuba amakwe, buri wa gatandatu amakwe baba abantu bategura amakwe, barebe umuhungu bamutumire bamwe ku mafaranga yirireho. Wenda dore n'ubundi bushobozi, reka tugomba no kuvuga ko nta i Kigali uri byanga byakundura kodesha, yego cyangwa bimeze biti? Ni muri famiye bimeze gute? Ndi muri famiye. Ariko n'ubundi umuntu mpamvu muri famiye ni nk'abakodesha, no ese muri famiye arubwo ari iwawe. Ayo niko bimeze. Urabona n'umuntu w'umugabo, abantu babibona ubwanwa bwaraje, ntabwo nanone ukiri umwana wo kuvuga ngo na situation zina mu mujyi, aho ubuzima buri kugenda bushya bushyira, na ahantu nyine bitoroshye cyane nk'uko kera byahoze. Kuba atari umuryango, ataravuga ngo ni mama na papa bari naha, uvuga ati ndi mu rugo iwacu wenda bamayegenyero ku ruhande, byanga byakunda ubuzima urimo n'ubundi bwo gukodesha. Bishatse kuvuga ko ukeneye ubufasha mu mpande zombi, wagira icyo agufasha, yaba mu buryo bw'ubuzima, yaba mu buryo bwa muzike, imiryango igomba kuba ikinguye. Noneho n'abo bantu bategura wenda ubwo bukwe, abo bantu wenda mu kabari baharirimba, ntabwo ari cyane, ariko utumiwe mu gitaramo runaka wagikora. Impamvu nkubajije mu kabari wenda hari ibintu bibaho by'amakaraoke, kuba wasuramo indirimbo z'abandi bahanzi. Muri iki gihe nyine ntaragira, utarafata decision yo kuvuga ati ndakora iki. Ntananzura neza ijana, urumva ndacyari kwishakira. Nabikora. Wabikora. Abantu bafite bumvikana nk'uko babivuga, umuntu atungwa n'amaboko ye. Rero ntabwo najya kurara ubusa nanone. Ariko none abantu babyumve neza, hari igihe uvuga akabaro ntiwumve ibyo ari byo, bakajyana bwa bundi bwa suruduwire. Hari amakarasike, bari amabara ari karasike, ubu usanga abantu baje kuhakorera ibyo bezo zabo ari abantu bari karasike, ari ahantu nyine hafite umutekano umeze neza. Ntekereza ko kuhagenda ukaharirimba ari nk'uko wajya kuririmba n'ahandi hantu ariho hose, kandi nta hantu hamwe utavugira ubutumwa. Rero kuko n'ubundi sosiyete ni hose. Rero waba akora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, twakorana nta kibazo. Mwakorana. None wenda tuvuge ku ntego z'umuziki wawe, urumva wenda ibintu byawe urumva ushaka ko biva he bikagera he? Ibintu byanjye ndi kumva nshaka ko mbe na mbere, urumva hari aho byatangiye kuva, kuko urugendo rwaratangiye. Ahubwo ndashaka ko aho bigana niho navuga, kuko aho kubaho nyine narahavuye. Ndashaka ko bigana ku rwego rwo hejuru, buri munyarwanda wese bikamwubaka, buri munyarwanda wese message zanjye zikamugeraho, ndetse n'abari muri diaspora message yanjye ikabageraho, kandi nyine urukundo rwabo, kuko nanjye ndabakunda cyane. Hagati aho ngaho banza unyiroshemo akanimero, buri dukomeze n'akazi kugira ngo n'umuntu atazarindira nimero wenda akayibona inyuma, cyangwa neza ko turashyiraho no mu kiganiro. Banza ushyireho n'akanimero babwira ati ninkoresha. Nimero yanjye nkoresha MTN iba no kuri WhatsApp, ni 0783 0783 666 932. Hanyuma Airtel, iyo inambaruyeho 0737 037 0737 0737 hanyuma 31
5-3-6-6. Yes. Bashobora kukwandikira kuri WhatsApp, bashobora guhamagara, ashobora uri mu Rwanda, buri murongo urumva ahantu hose umeze neza. Sara ujye ukoresha za Instagram? Instagram ndayikoresha. Yes. Sabonye ko mfite aba diaspora benshi baba kuri Instagram. Cyase email. Cyangwa kuri email. Zibaye zose ntawamenya. Instagram yanjye ni hero_Eric7. Eric7. Yes. Cyangwa se underscore cyangwa se akarongo ko hasi. Yes. Hanyuma email yanjye ni harindentwari gutyo byanditswe ariko iyo li ya nyuma ni irondende. Hanyuma ugahita wongeraho eric@gmail.com. Yes. Ubwo ni harindentwari gutyo bivugitse. Ariko elo ya nyuma ni nkuru imwe iba kuri Kigali. Kuri Kigali. Noneho ugahita wongeraho eric@gmail.com. Yes. Harindentwari eric@gmail.com. Yes. Hanyuma li yo kuri harindentwari ari elo ndende. Ari randende. Yes. Ugiye kongera dukubitira izindi ndirimbo ebyiri. Ndabizi muzifite. Abantu bacuranga gitari ntumbwire ngo zarangiye. Ugiye dukubita talent. Inzozi ndaririmba. Ugiye kubaririmba indirimbo yitwa Ikimenyetso. Nanone abakunzi ba gospel bongere bumve banezerwe, ariko nta n'umuntu udakunda gospel. Nta muntu utazumva. Kuko Imana niyo ya mbere. Niyo mpamvu usanga abantu mu Rwanda bitwa baharinda intwari, oya bansenga Imana, urumva. Ariko buriya harinda intwari. Buriya umuntu siwe ntwari ya mbere, ahubwo Imana niyo ntwari ya mbere. Kuko ni nayo ikubashije gukora ibikorwa bya gitwari. Ngiye kubaririmba indirimbo yitwa Ikimenyetso. Ni ya Tumaine byinshi barayumva, ibyo byose benshi barayikunze. Ubutumwa na Tumaine bumugereho. Yes. Vugishije umwirongi kane turira umukomere, icumbi ribaye amayobera, amapfa shintebe, abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo ahatagera igese, abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo ahatagera ingese, kubw'imigo myinshi mwahize ko mutazacogora, nubwo amashyo yashira mu biraro, izera isezerano, nubwo ba nyir'icumbi bavuga ngo yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso izera isezerano. Haleluya. Iyo aho ndi ni mu ntera ndende, amatage yaramfashe, umunsi nyisura ubutayu ngo mbohoke umutima, ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso cy'amaraso ye nimuzacogore, aho ndi ni mu ntera ndende, amatage yarafashe, umunsi nyisura ubutayu ngo mbohoke umutima, ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso cy'amaraso ye nimuzacogore,
intwari zarananiwe ubona hintwaraneyo abafite ikimenyetso cy'amaraso ye nimuzacogore intwari zarananiwe ubona hintwarane abafite ikimenyetso cy'amaraso ye nimuzacogore kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amashyo yashira mu biraro izera isezerano nubwo ba nyir'icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso izera isezerano kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amashyo yashira mu biraro izera isezerano kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amashyo yashira mu biraro izera isezerano nubwo ba nyir'icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso izera isezerano twese abaramya ariko abafite ikimenyetso izera isezerano abemera umwami nk'umukiza ariko abafite ikimenyetso izera isezerano mwese abadukurikiye ariko abafite ikimenyetso izera isezerano iyo ariko abafite ikimenyetso izera isezerano. Murakoze cyane. Twakomeza n'akabiri. Ngiye kuririmba indirimbo ya Mbonyi. Yes. Bita ku marembo y'ijuru. Yes. Igihe yanyibutse ijoro ry'umuruho nari meze utagira ingano naseta ibirenge ngo ngere ku iriba naririmbaga iz'urukumbuzi z'imbabazi nyinshi zinyigeza hafi y'amagambo meza amesha kwinjira ndimira turi naraye ku marembo y'ijuru simfite isoni zo kwinjira yambabariye ibyahise kumbe nasanze ko byahuye ni Yesu kunaraye kururembo nisiguye Kristo amateka yanje ahindukira ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru ubwe yarabivuze ati Yakobo ndakwibutse hindure ubwoko bw'Imana muri we ndemerwa icare mwigisha ngabirwa na cya gihugu cyose iyo z'imbabazi nyinshi zinyegeza hafi y'amagambo meza amesha kwinjira ndimira turi naraye ku marembo y'ijuru simfite
isoni zo kwinjira, yambabariye ibyahise, kumbe nasanze ko byabuye ni Yesu, kunaraye ku rurembo niseguye Kristo, amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru. Naraye ku marembo y'ijuru, naraye ku marembo y'ijuru, nabonye Imana n'amaso yanjye ku marembo y'ijuru. Oh, naraye ku marembo y'ijuru, nkomereza amaboko yeyo ku marembo y'ijuru. Wow. Abakurikiye Vibes TV bababwira bati ko turi kugenda dusoza kugira ngo gusa byari biryoshye. Abadukurikiye bene mbere nabashima. Yes. Nabashima, mbashimira urukundo bakunda iki gitangazamakuru, ndetse no ku rukundo bagiye kunkunda cyangwa se bankunze. Yes. Nanabashishikariza cyangwa se babwira yuko bagana kuri channel yanjye n'ubundi. Yes. Kuko ni naho nzabona comment zabo, inama zabo. Yes. Urabizi imbere na mbere inama, sibyo? Bakora share, bakora subscribe. Bivuze ngo yewe n'ufite icyo yakifuza kumvugisha kugendanye na talent yanjye, yamamagara, nimero nazivuze. Turaza no kuzishyiraho, wenda na link turaza kuyipininga natwe. Yes, yamuraza kuzatacingaho. Rero gusa abakunzi bacu, abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abakunda umuziki nyarwanda, n'abagaciro kuri njyewe, ndabakunda cyane. Rero mbafitiye byinshi kandi cyane, banshyigikire, dushyigikirane, hanyuma nanjye mbagaragarize byinshi mbafitiye, kandi bazanyurwa niba umuntu anyuzwe aka kanya ari live. Yes. Noneho n'ijya muri soft. bizagenda gute? Bizagenda gute? Kuko buriya bavuga ngo burya ikintu nyacyo kigaragara hakiri kare. Yes. Yes. Bagomba no kumva n'indirimbo yawe yatambutse. Yes. Nagenda yumve n'ubundi ko n'umuziki urahari, hari n'ibintu kiri kubategurira. Birahari cyane. Reka tubabwire ngo bakomeze bagushyigikire kandi bakomeze bumve inganzo yawe, bayiteze imbere. Ikindi noneho twongeye duhamagarira abantu kuza gutera inkunga inganzo yawe ufite. Yes. Umuntu wese ufite ikintu yakora ku nganzo yawe, azagire gute agutera inkunga, bibe nk'ubuvugizi. Ushobora no kuba adafite ubushobozi wenda bw'amafaranga n'urugero, ariko ashobora kubaza undi muntu ukunda bino bintu akagukonegita na konegisiyo. Burya nawe uwo muntu abatanze icyo bita inkunga. Wenda abadukurikiye, ndagira ngo mbashishikarize kuba mwafasha Hello, mukamufasha mu mpano ye, mukamufasha mu bijyanye na financial, mukamufasha kuko urumva n'ubu cyakomeje urugendo rwo kwiga. Agiye kwiga kaminuza, ariko nubwo yajya kwiga kaminuza n'ubu ibintu bigezaho byoroshye, hariya ntabwo wajya ubura umwanya wo gukora umuziki wawe cyangwa se no kujya muri ibyo bitaramo guperforminga. Na benshi babikora gutyo. Na benshi babikora gutyo. Hari n'abandi nabo tujya tubona graduatinga kandi dusanzwe tuzi ko ari abahanzi. Ibyo ni ibintu byoroshye byamajije kuba easy. So wenda njye Eric hari ikintu nshaka gusaba gatoya, ndagira ngo wenda turi gucrosinga, twakubise indirimbo za gospel cyane, tunabisobanura abantu ko wenda weho igice kinini cyawe kuri wowe kiri kuri gospel. Igice kinini kiri kuri gospel. Wenda na sekira, ariko sekira wambwiye ko ugomba kwibanda ku ndirimbo zifite ubutumwa, zifite icyo zakigisha, zifite ahantu zakura umuntu mu buryo izidasenya sosiyete muri rusange. Noneho rero ndagira ngo uturirimbire karirimbo kandi kamwe ka sekira dusoza. Nyuma y'aya magambo nta kintu turi buvuge betse kubabwira ngo komeza ukore subscribe kuri Vibes TV, ukore subscribe kuri Heroes Eric, usharing ibintu bye, ni Hero Eric, usharing ibintu bye, unageze talent ye ku bandi bantu. Gerageza ushakishe buryo ki inshuti yawe yamenya Hero Eric. Uwo ni umusanzu ukomeye cyane. Ugiye kudukubitira kandi karirimbo kamwe ariko ka sekira. Yangiye kwaririmbira karirimbo urinde bucya ya Meddy. Yes. Ntabwo kuye ukunda Meddy cyane. Ntabwo ari we nkunda gusa. Abahanzi bose nabo babyumve. Njye mfite umwihariko kuko buri muhanzi wese namwigiraho ikintu runaka. Yes. Kandi nkaba nakumva igihangano cye mu gihe nyine numva yuko ndacyumva nanjye bikagira
ikimfasha cyangwa se abantu sosiyete bigira icyo bibafasha. Rero Meddy ndamukunda, abo nabariya bose naririmbye indirimbo zabo, yewe nabo ntaririmbye indirimbo zabo ko umwanya ni mutoya, ariko nzi abahanzi benshi, ndabakurikirana uko batanabyumva hano bazabyumva, ariko ibiganiro byo biracyakomeje, cyangwa se tugomye no kugutumira, ndabizi kuzitaba uzagenda ukoramo kabisa. Rero abahanzi benshi mbafatiraho urugero rugiye rutandukanye. Rero ngiye kwaririmba indirimbo bita Burinde Bucya ya Meddy, ndibaza benshi barayizi. Akababasha umutima kasintura amaguru, inzira yambanye ntente nkomeza kurwana n'umutima, nagerageje kubivamo none nsanze ushaka disiweyo kakajwi kawe ndumva kakinkurura, nanjye kakikirizayo karasa nk'indirimbo mu matwi yanjye. Na 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 yo na 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 twazamutse umusozi twembiye mu bihe by'amakuba, twari kumwe burya ubwiza ni ku mutima, bayunyekere uryame mu gituza, urinde bayunyekere burinde bucya humura mama yo uramfite, burinde bucya humiriza urebesha amaso y'umutima, sibyo mbona nawe nicyo ubona imbere, ndahabona ikiganza cyawe tukimagira iyo nihagira uko bengukaye uzamukire ko watwawe, hari amagambo uvuga burya ntayakundaya, gasa nk'indirimbo mu matwi yanjye. Na 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 yeah, na 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 twazamutse umusozi twembiye iyo mu bihe by'amakuba, twari kumwe yo burya ubwiza ni ku mutima, bayunyekere uryame mu gituza, buri bayunyekere buri bayunyekere tubyine muziki yo, buri bayunyekere maze tutarameyo, buri bayunyekere tuganire duhuze urugwiro, burinde wino hafi yanjye yo, buri ndabakunda mwese munyumva, muze turirimbe tutarame, burinde uyu ni hero Eric turi kumwe, burinde na 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 yo na 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 yo. Ibiganiro byo nakagaruka mbabwira ngo buri munsi everyday ibyamamare, abantu bafite talent mutwandikira mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, reka nkubwire ngo kora subscribe, ubundi ushyigikire abatumirwa bacu twatumiye, ushyigikire twebwe ubwacu, unatubwira n'uri tuhagusange. Reka nkubwire ngo ibiganiro nakagaruka, ciao ciao.